Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese aho muherereye, nizere ko mukomeje kumererwa neza mwese. Uyu munsi ni ku wa kabiri tariki 17 Nzeri muri uyu mwaka w'2024, turaza kubabwira kuri iyi nkuru iramutse yumvikana mu matwi y'abantu batari bake aho mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hari kuvugwa umwana w'imyaka 14 wishe mugenzi we nyina agahita amucikisha. Iyi nkuru turaje tuyirambure, ariko turanababwira ko muri Rubavu abazunguzayi badukanye umuvuno mushya wo gukora ubucuruzi. Izi nkuru zose tukaba tugiye kuziramburira hamwe, ariko mbere gato nimunyemerere mbanze mfate uyu mwanya mbashimire. Ndabashimira cyane kuba mubana natwe umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Ndashimira kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, Imana ibahe umugisha. Niba nawe utarakora subscribe ku Ibendera TV rero waracikanwe cyane, kuko inkuru ziri kugucika ari nyinshi, kandi wakoze subscribe we zihita zimwizanira bitamusabye ibintu byo kuzishakisha. Nawe wagerageza rero ubundi tugasangira inkuru zitandukanye tubagezaho. Mwese muraba agaciro ku Ibendera TV, niyo mpamvu mbamenyesha ko iminsi mike tugiye gushyiraho abambasaderi bahagarariye Ibendera TV mu bice bitandukanye. Ubwo uwumva yafatanya natwe abigaragaza mu minsi mike, nzababwira uko tuzabigenza. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 16 Nzeri muri uyu mwaka w'2024, nibwo mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Rutonde mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, umwana witwa Nshizirungu Valens w'imyaka 14 yategeye mugenzi we mu nzira avuye ku ishuri, amukubita inkoni mu mutwe ahita yitaba Imana biturutse ku makimbirane. Ibi bikimara kuba ngo nyina ahise acikisha uyu mwana kugira ngo adatabwa muri yombi, ariko byanze bikunze byaje kurangira atawe muri yombi. Umwe mu baturage yatangaje ko uyu mwana wishe mugenzi we ngo intandaro yaturutse ku makimbirane, ndetse ngo ibyabaye byabateye ubwoba kubera ko bitari bisanzwe aho umwana yafata umwanzuro wo gutegera undi mu nzira akamukubita inkoni kugeza amwishe. Uyu muturage agira ati, uyu mwana wishe mugenzi we yadutunguye cyane, kuko inaha ni ubwa mbere tubonye umwana muto atega mugenzi we akamwica, byaduteye ubwoba. Amakuru akomeza avuga ko nyakwigendera Katabarwa Jean Bosco w'imyaka 17 yigaga mu kigo cy'amashuri abanza cya Protesta, ni ukuvuga Ecole Primaire Protesta Rwamagana. Urupfu rwe rukaba arwaje nyuma y'uko ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ngo yaje kuvuna mugenzi we, ariko atabishaka ubwo bakinaga umupira w'amaguru. Noneho Nshizirungu ashaka kwihorera biranga, ndetse ngo yagiye no kumurega ku mukuru w'umudugudu batuyemo barabunga, ariko undi akomeza guhigira kuzihorera, ari byo bishingirwaho bakeka ko ariyo mpamvu yatumye amuhiga kugeza amwishe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Rushimisha Marike ku murongo wa telefone aganira na BTN yavuze ko uyu mwana yishe mugenzi we biturutse ku makimbirane baherutse kugirana ubwo bakinanaga umupira, ndetse ko ubwo yari amaze kumwica nyina yagerageje kumucikisha. Gitifu Rushimisha yakomeje avuga ko inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage bahise bamushakisha, kugeza ubu akaba yatawe muri yombi.
uyu mwana witwa Nshizirungu Valens wari wacikishijwe yatawe muri yombi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 17 Nzeri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nyuma y'uko uwamucumbikiye yatanze amakuru agahita ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ikorera mu murenge wa Kigabiro ni muri Rwamagana. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, gusa abo mu muryango wa nyakwigendera nimukomere. Turababwira kandi ko mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba abakora ubuzunguzayi bamaze guhindura umuvuno wo gukora ubucuruzi bwabo. Abakoraga ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu karere ka Rubavu bavuga ko nyuma yo guhigwa bukware n'inzego zishinzwe umutekano bigiriye inama yo kujya kubukorera mu mujyi wa Goma ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi rero ukaba uhana imbibi n'uwa Gisenyi mu karere ka Rubavu, aho ngo bazajya bakorera i Goma bagataha i Rubavu mu Rwanda. Aha bivuze ko bazajya bakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagataha mu Rwanda, mu yandi magambo bazajya birirwa ahandi batahe i Rwanda. Aba baturage biganjemo ab'igitsina gore bakoraga ubucuruzi bwo kugenda abikoreye ibyo bacuruza ku mutwe, bose bakaba bafashe uyu mugambi ngo bashakishe amaramuko. Ikizanye Justine, umuturage wo mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu ucuruza imineke mu ibasi, yatangarije Bwiza ko nyuma yo kubona ubuyobozi bubafata bukabafunga yahisemo kujya gukorera i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha uyu muturage yagira ati ubuyobozi bwo mu Rwanda bwaradufataga bukadufunga, twanze kwiba tuza gushakisha igitunga abana, duhitamo kujya dufata ibasi yuzuye imineke tukajya kuyitembereza i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi tubona ubucuruzi bugenda neza. Uyu muturage akomeza avuga ko iyo yajyanyeyo ibasi yuzuye imineke ashobora kuyungukamo ibihumbi 3, akavanamo ayo ahahisha ndetse akagira n'ayo yizigama. Hari na mugenzi we uvuga ko bagiye kureka gukorera mu mujyi wa Gisenyi inzego z'ubuyobozi zibageramiye kuko ngo zabakaga ibyo bacuruza zikabakubita zitibagiwe no kubajyana mu nzererezi. Ibi bikaba byarabateje ibihombo bikomeye. Murindwa Prosper, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, avuga ko bakurikirana ibikorerwa ku butaka bw'u Rwanda, iby'ahandi ngo ntibibareba. Aha agira ati tubaha ibyangombwa kugira ngo bambuke banyuze ku mupaka, dore ko dufite abaturage bagira ibyo batwara i Goma n'abagira ibyo bavanayo. Rero twebwe tureba ibibera ku butaka bwacu, ibyo hakurya ntibitureba, dore ko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaratugaragariza ko abaturage bacu babangamiye. Murindwa akomeza asaba abaturage kwirinda gukora ubucuruzi bw'akajagari, kandi barubakiwe amasoko hirya no hino muri aka karere kugira ngo bafashe abakora ubucuruzi buciriritse kubona aho bakorera hajyanye n'igihe. Wowe ubyumva ute? Utange igitekerezo cyawe kuri izi nkuru tubagezaho kugira ngo tugende dusangira ibitekerezo binyuranye. Tuganye ku musozo w'izi nkuru, ariko nongera gushimira umuntu ukora subscribe ku Ibendera TV. Wowe umuntu wakoze subscribe hano, nawe udukurikira wicecekeye cyangwa ukaduha n'ibitekerezo byawe, Imana iguhe umugisha, ibyo wifuza byose ubibone. Imana kandi ikomeze kubaha kumererwa neza. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mwirirweho, muhahe kandi muronke.